Ako subundi mane muri iyi minsi ko nakubuze bimeze bite? Bimeze fresh ntari bitu sibyo ko nyine mu rugo biba biri kwanga gusa. None se baviye ko nagiye mu rugo nkababura. Nawe nkaba nayinje kukureba narakubuze. Ari waragiye? Naragiye kuguye nyine mu makoma to birumvikana. Waragiye guhiga job? Cyane so bizi se. Ndi vuba ngakora vuba. Eko kuva naza ababyeyi basigaye bamaziye bakundegera ngo wisigaye unyara mu buri. Nyara kuburi. Yego nanjye ko nihabaye yabo umucakira umutwe. Ejo muri papa yazanye ihene ifite umutwe nk'uw'inguru. Ariko ibaze umugabo ungana nawe koko. Akoze ko rifite itakora ifite 100. Umugabo ungana nawe no kunyara mu buri koko. Agira urotamo gukina agapira ukajana ukagira ku giti. Karota wabirangije. Biba biryoshye kimara kurota kuri gufiringa. Aba ari uburyohe. Ariko kubivugana n'isoni. Ariko bari ngisha mwazira. Yaje kunyara mu buriri ukabyukurusha abantu bakajya kukumesera. Kunyara mu buriri. Wakata curamye we ubu ngubu nawe umuntu w'umugabo unyara mu buriri. None se papa kabaguze amatora zinini cyane. Yaguze akasenkani gahita gacika ubu kameze nk'akigita. Kubera kugakorera iki? Kubera kukanyari. Mane na amazi baturutse mu buriri. Nose ko turi mu gihe cy'izuba amazi abayavuye. Akoze ko mama jemundi yafuze amatora akaja mu nzu itose naryama bakavunda hanya. Nose nanyara bidomura 200. I don't want peace. I want problems always. Ndigihwini. Wikita wigihwini nini se? Niyo mpamvu n'inzobe nta nabana bambenze bamenya ku bwenge nubwo tuvukana. Umeze nk'ingurube. Meze nk'ingurube. Y'urusya rumwe. Igirusya wa gisazi. Turigezwa n'urasa n'inzobe. Ruba rusa n'inzobe. N'umuru igirusya rusa n'inzobe. Ajya musi kuntu hagati yita. Urahabona ha. Utumye nsenga. Uko bigira urusya. Ariko ubona gusakije ko wavukiye ko umeze nk'iroko. Iki turavuka ni iki? Nabize umeze nk'iroko nagusakije ntabwo waseka. Bive mano wajya gukubita nta kwica wa gisazi. Tugende ko mu rwego ngo baradutije. Twajya n'ibyanye biri kuntu. None se ko no mwe ukazi basanga byayo byo babiriye bimeze. Oya inzara mu gitondo. Itangazo abaturage b'umudugudu wa Kananu. Turamenyesha ko uyu munsi ari ukwamamaza muzehe wacu. Munani nihagire ubura. Abaturage se mana yagera mu abaturage se ubungubura ko basigaye bumva nabo baraza. Ariko reba nk'uyu wakingisha urugi rwa 200. Ariko nakereka mve kuri tanga wenda baraza simbizi pe. Tangazo. Respective kuzi ko nararanye inzara ubu nta kintu nzakudeho. Nanjye ko nabyukanye inzara. None si bibere ko twari gusangira kuko nandi mvuye mu kazi. Size ko nari kujyana njye kuri maso mbonye umutsima mu safuri. Neze nyamita nkufata. Ajya wibuza kujya wategereje tugasangira kandi ubusanga ubwo nawe nandamuze uko wabona muri bugufi. Dore byatangiye ngo ni twararangije ibiryo abijya. Umuntu w'umugabo abaza ibiryo. Umugabo ariko nanjye mfite igipfugifite ntabwo nanjye akarakadobo gusa nikoreye. Hanya ntabwo navuze kari akadobo wa muhungu sibyo mwese murabana banje rero nk'iki ntabwo kirakara kandi muzi ko uyu munsi ari ukujya n'ubundi keretse nimba mwarafashe undi mukandida atari perezida Kagame neza ibyo twari kubitegura natwe kuko ni mukanya amasaha yageze ko tugiye kwamamaza ubu turabira tutari mwana utamamaje muzehe ntacyo ukoze rwose ariko ubu sinzi ko ndibuze kubishobora nta kintu kiri mu nda ugiye kwamamaza urumva nagabura amazi yo kunywa yewe yuvuye kureba guha n'ibyo kurya muzehe ntacyo atateguye niyo mpamvu inkoko ariyo ngoma ubwo nawe mwana muze kugenda mujyane ngengeye kuba ngenda urumva cyangwa reka mbategereze tujyane nta kibazo reba nk'aya maguru ukuntu asa mukanya ni sawa muntu wanjye se kubyutse kare nose ko muri kunsakuriza byagenze bite ntabwo uzi ko uyu munsi ari ukwamamaza perezida nose ko ujye mwasakuriza umuntu yiryamiye akabura n'ibindi mugiye gutora Kagame ni Kagame tugiye gutora noneho byakaze abantu bari no kubakura mu buzima bakajya gutora wapi gutora ntabwo ari ugutora ni ukwamamaza jya umenya ikinyarwanda ejo umwana keretse nimba wari uri kwamamaza uburiri wari uryamye
nkaho utabizi reka uburiri uze tugende tujye kwamamaza Nusi ndagenda nsukira. ususu Yesu gusa nabi. Ntabwo usa nabi. Umusengeye konsa. Cyaro batandukanye nabo mu mujyi. Nose nifate nkawe. ndi umunyacyaro duturanye Duturanye siki. tugende abana baradusanga uyu wasa nk'agasanya umunyika Nibajye gukaraba. wowe uzongera kuba udakarabye nako mu rwano rwa Kagame nta mwana ukubitwa Mugende natwe tugiye koga. utongera gupfa ibiryo nibiba gutya inda ubisige mu rugo Ntabwo byongera. sibyo ntabwo turi abanyacyaro ahubwo tugende Natwe reka ninjya kwamamaza nzagenda umva nagiye mu myitozo nateruye n'udufoka urabyumva ute se Ndumva bizaba bimeze neza. Uzi njyewe noneho umunsi nzaza meze neza fo niyambitse agapupe. njyewe urabizi noneho nzaba umeze nk'agakende Umva, simbuka wagira ngo ndi nk'inuza ndi gusimbuka no mu biti hose Ushobora gusimbuka cyane rero ugasanga ubwonko buguye mu maguru. Byiza ni kwitwararika neza n'umuntu ugiye kwamamaza. uzi ubundi nzasimbuka nitwararitse urumva kugira ngo bizagende neza ndabona buranaje nanjye kambe nicaye hano tunaganireho gatoya iminsi imere igese nanjye ushobora kugeza imyaka ingahe ubundi wowe ngeze imyaka 18 akashagisiga mwavugira rimwe ntacyapfuye ejo bundi ahubwo se igeze 18 apo ni n'amahire tuzajyana no kwamamaza ahantu suhaze se cyane njye ni ku gipfunsi njye ni ku mugeri hayi sister uzaba uri kuri ruhande ariko Nanjye ni ku gipfunsi. usujye ureba agatente uramusinzaza ameze nk'itente ry'ubona nzaba ndi itente ubwo se njye ninza nambaye nk'agakende hari ikibazo ra ahesha inyuma se unose nta biti bizaba bihari ikibazo nzapfa gusa sister urabona ari by'ubuyo Ahubwo njyewe ikintu namubwiye ni ukumva narasimbuka ashobora gusimbuka cyane agasanga ubwonko buguye mu maguru. nyine abana nk'aba ngaba bafite amaraso ashyushye wagira ngo sinzi bari kubakorera amashuri urimo satani Cyangwa akaba yanariye amavunja byashoboka. mu kanya nazo numva umuntu uri kuvuga ngo yagendaga avuga ko hagiye kuba inama mu kanya turaza kugerayo turaza kujyayo turebe sibyo sister sibyo Cyane. ariko kuri uriya munsi nzaba ameze gutya nzaba ameze ngo ntari nyine sister ariko mbona yacecetse se no kubera Simba nabuze ariko ntabwo muba muri kubyumva. Ngiye kuri uwo munsi ubu turi kuvuza idebe oya ntabwo ari idebe. uri kutwumvira ubusa Ntabwo ndi kumvira ubusa ndi kubumvira ukuri. Ngiye kuri uwo munsi nzaza nifunze bihagije. mukanya nabwiye ko numvise umuntu ari kuvuga ngo bajye mu nama mureke duhaguruke mujye mu nama musigare iki se gifite ibirenge wagira ngo ni iby'inyonjo kumvara ndi kucyumva iryo si ijwi ry'umuhituzi kawutigura ishishi mu maso ni umumotsi wo gakambere ukamoka nk'imbwa wese ikigurgira nakurya wajye sawa reke gutukana sha mumenye ko twicaye turi mu nama mwicare mutandukanye mu kanya mutaza kutubihiriza kwamamaza umukuru wacu abaturage bakananura turaho ndabona mwitabiriye amasaha mwakicara neza tukavugana Oya naje ngwere kumera neza. Wegerana ariko wegerana ha gutyo. Okay none yewe ndagitifu ndicaraho murebe twese bamaze kwicara neza hagira umuntu aza akatubwira icyatuzanye hano utubwire icyatuzanye reka
haguruka utubwire. Ni ukuvuga ngo ikintu cyatuzanye aha ngaha ni ukwamamaza perezida wacu Paul Kagame. Ndagira ngo nawe utabizi kuko ni nabyo natanzemo itangazo gusa harabona ndabizi kabisa. Harabona natanzemo itangazo banga kuza ariko sinzi. Ubwo twabyumvise. Sinzi mu bikurikirane. Cyatuzanye n'iki? Mu bikurikirane umuyobozi wacu. Undi? Nawe undi watubwira uko bimeze? Nanjye umuyobozi nababwira. Nta kibazo. Narebye ubundi ikintu cyaduteranirije aha ngaha. Egera hano imbere. Ubundi muyobozi nyine ikintu cyaduteranirije aha ngaha. N'ubu twaje kwamamaza nyine perezida wacu Paul Kagame nk'umukandida wacu nyine twemera kandi wadukoreye byinshi. Wadukoreye byinshi rwose. Amasha. Ubwo rero ndumva ari uko nguko tumaze kumva ubwo tugiye gukora icyo dushimira umuyobozi wacu kandi turebe n'uko tuzamutora n'iminsi yo kumutora n'amasaha n'uko bizagenwa. Nakoze akire gitifu agira icyo atubwira. Murakoze. Uko twabivuze nizere ko nta muntu ari hano atazifuza. Twese twaje gutora turi kumwe. Baje kwamamaza. Turi kumwe twese. Ninde se ajurira mu kwamamaza ahangaha? Ninde afite mu nawe kabisa. Nawe kabisa twe dushyigikiye umukandida wacu. Turamushyigikiye twese. Hagira se umwe ahaguruka akatubwira iki yaba yaratugejejeho gituma umuntu amushyigikira. Nawe murakoze. Ibintu Kagame yatugejejeho ni byinshi cyane. Hari amashuri, hari abavuzi, ni byinshi cyane sinabirondora ngo mbirangize. Murakoze. Nunganiye uyu muturage, umukandida wacu yatuzaniye amashuri, atuzanira amavuriro, atuzanira amatara ku muhanda, ibintu bimeze neza, imihanda, amamodoka n'ibintu byinshi cyane. Umva rero ntacyo atatugejejeho. Ijambo utibagiwe. Abana yakuye ku muhanda ni benshi cyane. Ako kantu nako gushimirwa. Tuzi abo Kagame yavanye ku muhanda. Ni njyewe ubavuze. Kagame yakuye abantu ku muhanda. Ariko nanjye icyo nshimira perezida wa Repubulika yankoreye nizi myuga. Umuntu wese uzatora Kagame umwana we azaza amwigisha imyuga. Ijambo ryanjye ryari. Rero amasaha yacu twishimira umuyobozi wacu. Tugejeje kuri byinshi kandi tuzongera tunamukora. Reka umuntu umwe ushaka utadushyiramo akaririmbo. Tuzamutora. I don't want peace. I want problems always.